nagira ngo mbabwire, jya witondera umuntu uri mu kigeragezo, kuko ntubuze amagambo umubwiye imbaraga aragira gute, arayafatana. Nshuti zanjye, ubu bishoboka ko hari abantu biyahuye twagombaga kugira icyo tubabwira. Bishobora ko hari abantu bapfuye bagashyingurwa n'agahinda twagombaga kugira icyo tubabwira. Twaragiye tubagemurira ibiryo, umuntu akaba ari muri CHK, ukirukanga ngo ushaka abaganga ngo bamucishe mu cyuma, akeneye umuntu umubwira ijambo kugira ngo byibuze adapfana umushiha afite. Iki gitabo cy'urwibutso, umubabaro n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo. Bibiliya muri Zaburi 56:8, Bibiliya igaragaza ko Imana ifite icupa ryayo ishyiramo amarira y'abana bayo. Amarira y'abantu b'Imana mujye muyitondera. Mwabajene mwe muraha, nubona mama wawe arize, ukabona papa wawe ari umuntu w'umugabo wiyubashyura mwahagije, akuyemo amarinete acishijemo umushwari munsi y'ijisho, mujye mwitonda. Imirimo ikorewe mu nzu y'Imana idasabye amatangazo menshi, cya kintu uzumva Imana ikakwereka ko gikenewe, ukemera ukagikura mu mafaranga yawe ukakizana. Ubu Kristo dufite uyu munsi, Satani arakureka akakubwira ati genda ujye muri korari, ariko ntuzajye mu bintu by'ubudive ngo ugere kure cyane. Genda ubu mubwiriza, ntuzajye kure cyane. Dufite ubu Kristo rero bwegereye ubupagani twahoranye kera. Nashakaga kubabwira yuko umuntu yaguye uhita usanga iminzani Satani yapimiragaho ibyaha ukora ntago ajya yijugunya, agira icyizere ko umuntu umucitse azagira gute, azagaruka. Yabikoranye kwiyemera, yabikoranye kwigaragaza. Musabe Imana ihindura impamvu zidutera gutanga. Umuntu arimo araza gusura umuntu, yarangiza amuzaniye utuntu two kurya, yarangiza mu gihe arimo kurya akamwegera ku gatanda, agahita afata agatelefone, agahita yifata agaselfie, fata neza ikanya yarangiza akifotora, agahita ashyira kuri WhatsApp ati abari bambuze. Uzi ko kanaka ku rusengero rwose habuze umuntu umugeraho, ndahageze nsanga inzara yaramwishe. Murabona ko Imana nyine ntabwo ijya ibura umuntu wayo, irankoresheje namwe ejo izabakoreshe. Ariko ubundi byari ngombwa kwifotozanya n'umuntu ushonje. Ariko nimurebe imibereho yacu iri hafi y'abapagani ku buryo n'umupagani mukorana arakubwira ati ariko ko mba mbona turya kimwe, mba mbona tunywa kimwe, ko mba mbona iyo nahatwitse nambaye ubusa nawe uba wambaye ubusa, ubundi uretse wenda nk'izina ry'idini tudahurizaho, ubundi ubona utari kimwe nanjye. Satani azafata abantu abashuke yuko bahagurutse bagiye i Siyoni, ariko ababwira ati mube muri hafi ku buryo ninshaka kukugarura bizanyorohera. Umunsi Imana izakacira abantu baza guca intege itorero, abantu baba bari mu nama y'itorero barazanywe n'amateka y'urucantege, abantu baba bari mu makorari barayashyingije mu matiku, aba bantu bafite ibihano byabo. Nshuti zanjye, amagambo yo agaragaza kwizera, ibikorwa by'urukundo n'ubugiraneza. Nehemiya yigeze gukora ibintu, arangije abwira Imana ngo ibi nabyo uzagire gute, uzabinyibukire. Nshuti zanjye, ni igiki wakoze hano mu nzu y'Imana ushobora kubwira Imana ngo iki nacyo uzakinyibukire? Kera twagiraga abantu bajya Dubai, akagenda akazana ventilateri, yabonye abakecuru barimo kubwirizwa icyuya cyabarenze, ubundi yakurikira undi akajyayo akazana uruhimbi, undi akagenda akazana y'ibyuma, undi akagenda akazana y'iki. None ubu ngubu musigaye muzana y'ibintu byo guha abagore banyu gusa, urusengero ntawe ukirwibuka. Ahubwo ubona umuntu ni cya 10 naheruka kugitanga n'amaturo yarangiza, ariko ahantu mwumva hadashyushyera, ubundi ubu abayobozi baha barahaba ntibahaba. Nje nakuze mbona abakecuru badoda udutambaro bakatwandikaho bagadufumaho amagambo avuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe tugize gute, turishimye. Abo bakecuru babaga bazi kudoda ibyo bitambaro bikazaza bihora bisimburana hano. Abo bantu yari yicaraga agatekereza urusengero yaba arwaye,
mu minsi arwaye akaba arimo arafuma, yavaga mu buriri azanye ikindi gitambaro. Ab'iki gihe n'ugize gutya agashyiramo umuriro we ahita ajya kwa kesiyeri ati yansubize ndabazi. Nimureba neza mu gitabo cy'intambara ikomeye cyigisho cya 28 cyitwa isuzuma rubanza. Isuzuma rubanza, muri iki cyigisho bashyizemo igitabo cy'urwibutso, bagaragaje ibintu byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Icyambere, amagambo agaragaza kwizera umwana w'Imana yavuze yandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Igihe abatasi, murabibuka abatasi igihe bajyaga gutata, abatasi 10 bazanye inkuru y'incamugongo, ariko abatasi 2 bazana inkuru nziza. Abatasi 10 baravuze bati icyo gihugu tujyamo n'icyumwiryane, nta kintu tuzapfa tugezeho, ibintu nta kigenda. Ngo Abisiraheli baritotomba bararira, bafata umwanzuro yuko icyo gihugu batazirirwa bagira gute, bakivamo. Iyo Imana ibonye abantu 2 bayo bayimenye bagiye guhura, ibwira abamarayika iti mutegura aho mwandika. Aba bantu ni intwari. Musoni na Kanaka barahuye. Ejo bundi Musoni yanesheje iki kigeragezo kubw'imbaraga zanjye, ahuye na Kanaka nawe wanesheje iki kigeragezo kubw'imbaraga zanjye. Ubwo bagiye kuganira rero, bagiye guhana ubuhamya bungikanye ku masomo abafasha guhangana n'ibihe by'iminsi y'imperuka. Kandi nibarangiza, abo bavuze b'abanyantege nkeya bari bubasabire umugisha ngo Imana ibakomeze. Abamarayika bakavuga bati twandike. Bajya kumva bakumva mpereye ku nkuru ya BBC, bumvishe BBC mu gitondo. Abamarayika bakibaza iyo nkuru wiza kurangirira. BBC nayivamo ngavuga uko idolari ryaguye, tukaba twikubise muri Kongo, tukikubita muri Gaza, twarangiza byarangiza ukabaza umuntu utari ko usigaye ukorera he, wapi isi yaranze, ubu yaranyandagaje nirirwa nzenguruka nka roho mbi. Abamarayika barangiza bati aba bantu bahuye n'ikihe kibazo? Abamarayika bacu bajya bahura bakagira agahinda bakababara. Buriya inkuru iyo uhuye n'umuntu utemera Imana, abamarayika baba hafi bakavuga bati agiye gutanga ubuhamya. Iyo uhuye n'undi muntu uzi Imana, abamarayika baravuga bati bagiye guhana ubuhamya bw'iby'Imana yabakoresheje. Ariko ngo bacibwa intege no kumva ibintu twerekezaho ijuru ribuzemo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri uyu mugoroba mbabajwe no kubabwira yuko amasaha menshi, amafaranga menshi muyo dutunze, umwanya munini, imbaraga zacu dushora, tubimara dushaka kwandikisha izina mu isi, ariko abibuka yuko mu ijuru bakeneye kwandikwayo ni bake. Hari abantu benshi bazabwira Yesu ibintu bakoze. Mwarabisomye neza muri Matayo igice cya 7. Abantu bazabwira Yesu bati twirukanaga abadayimoni mu izina ryande, mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza. Yesu azababwira ngo singize gute, sinigeze ngira gute, sinzi naho muturutse. Aba bantu bazaba barabaye ibimenywa bose ku isi, bazaba barubatse izina mu madini atandukanye, ariko izina ryabo rizaba ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kubw'ibyo rero wirangazwa nuko umuntu yubatse izina mu idini runaka, ahubwo igikwiye kukurangaza, ibaze niba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibintu turimo gukora, guturuka mu gitondo kugeza dutashye ku kazi, ibintu dukorera mu nzira dutaha, ibintu dukora tugeze iwacu mu ngo, ndagira ngo mbabaze mwebwe, iyo mureba mubona byandikwa mu kihe gitabo? Bibiliya iyo igeze ku bitabo 3 ijuru rikoresha, ntabwo izanamo ubuhanuzi. Ibi bitabo ntihagire umuntu utekereza ngo ni ibindi bintu bisemboriza ibindi bintu. Oya, imibereho yacu, ibyo dukora bifite uko byandikwa. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo, Bibiliya iravuga ngo ajugunywa muri ya nyanja yaka iki, yaka umuriro. Nimugoroba twaraye tubyiza, iyo Adamu wa mbere atari wo kugendamo ngo agukoreshe,
Adamu wa kabiri akugendamo akaba ari ugukoresha. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, nubwo inyigisho nyinshi zivuga yuko Imana yita ku kwizera itita ku mirimo, Imana yo yihaye gahunda yuko kwizera nyakuri kose kuzabyara iki? Imirimo. Kubw'ibyo rero Imana igomba kureba imirimo, kuko nicyo kimenyetso kizerekana ko kwizera kuzima kwageze mu muntu. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, Imana yita ku magambo mubwira abantu y'ubutwari mu gihe bari mu ntege nke. Haleluya. Muri uyu mugoroba ndanezerewe cyane, nejejwe cyane nuko Imana ikomeza kutuyobora, nubwo inzira zinaha zigoye, ariko Imana ibaha imbaraga mukarwana nazo. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza, ndararikira abashyitsi bacu kugikurikirana, mbasabira n'umugisha ku Mana. Ndashimira kandi abo twari kumwe nimugoroba batwemereye ko bari bugaruke, namwe Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba ndagira ngo uzamure ibitekerezo cyane kugira ngo tuze kugira aho tugera ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Muri uyu mugoroba mfite insanganyamatsiko idasanzwe, kwandika izina ariko ntiwibuke kugira gute? Kuryandikisha. Mu buzima turimo kurwana nabwo uyu munsi, buri muntu wese aba arwana no kwandika izina. Impamvu abantu barimo gushaka amafaranga ndetse banayabona ntibayakoreshe mu bigendanye n'umurimo w'Imana, nuko atinya ko izina rye ritamenyekana. Hari abantu benshi mu makaminuza atandukanye bagiye bayacamo bagakora ibintu by'amafuti kugira ngo amazina yabo agire gute? Amenyekane. Kuri YouTube hari abantu bajyaho bakavuga ibintu bitakagombye kuvugwa. Umugore akagenda agafata inkuru z'uko yashakanye n'umugabo akazishyira kuri YouTube zose. Wamubaza yarangiza ati ndashaka kumenyekana, nshaka kwandika izina. Nshuti zanjye, ubuzima turimo ni ubuzima bwo gushaka kwandika izina ngo abantu batumenye, tuba abantu bamenyekana cyane badasanzwe. Muri uyu mugoroba rero ndagira ngo mbereke yuko uko turimo kwandika izina, uko turimo kurwana no kumenyekana, kubaka systeme y'ubuzima ifatika, uko turimo gushaka kubaka icyizere mu bantu dukorana n'abo duturanye, turimo kwibagirwa kwandikisha izina ryacu mu bwami bw'Imana. Iyi ntambara rero nayo ni intambara ikomeye cyane. Reka twinjire mu cyigisho. Nehemiya igice cya 7. Abasomyi ba Bibiliya mu gitabo cya Nehemiya hatubwira uburyo Nehemiya yagiye gusana Yerusalemu. Mu kujya kuyisana, abantu bayisanaga bavaga i Babuloni bakagaruka bakaza i Yerusalemu gusana. Nehemiya yagiye gusana ahawe uburenganzira n'umwami. Nehemiya yakoraga mu nshingano zisanzwe z'ibwami zoroheje, ariko umurimo w'Imana uramurya. Yamenye amateka ya Yerusalemu, amenya amateka y'uburyo abantu bifuzaga kuhagirira neza bagirirwaga nabi. Nehemiya aza kwicara yumva ntatuje kubera ikibazo kiri Yerusalemu. Igihe kimwe shebuja aramureba, yaba Nehemiya yaba Bahezira n'abandi, ni abantu Imana yahagurukije kugira ngo umurimo wo gusana Yerusalemu ukunde. Ariko yaricaye yumva ntanezerewe, yumva azanezerwa neza ariko Yerusalemu yongeye kubakwa igashyirwaho ibiyirinda, ibikuta byayo. Igihe rero bahagurukaga bagenda, hari abantu bari bafite gahunda yo kubinjirira kugira ngo bazabavangire. Nehemiya arangije bashyiraho itegeko, baravuga bati rero mu batambyi harimo bene Hobaya na bene Hakosi na bene Baliziyari, washatse umugore mu bakobwa bwa Baliziyari umunyagaleyadi akamwitirirwa. Abo bo bashatse aho banditswe mu babazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri ntibahabona. Nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bakabakura mu butambyi. Bavumbuyemo abantu
barangije baravuga bati buri muntu nagenda tubwira aho avuka tumenye koko niba uyu muntu ari umutambyi. Baza kuvumburamo iriya famiye. Barangije baravuga bati rero ntago muri bubarwe mu batambyi, nta nubwo muri burye ku by'abatambyi barya, kugeza igihe izina ryanyu rizaboneka mu gitabo cy'abatambyi. Aba bantu bari bahangayitse, kuko ubu bwari uburyo bwo kuvumbura abantu baje gusana ariko atari abaje gusana koko. Itegeko ryavugaga yuko umutira ushata, arangije ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite Urimu na Tumimu. Urimu na Tumimu yari amabuye abiri umutambyi yambaraga ku gatuza. Aya mabuye yerekanaga icyo Imana yemeye n'icyo Imana igize gute ihakanye. Kubw'ibyo rero umutambyi wabaga ataraboneka muri kiriya gitabo babashakiragamo, amateka ye yo kuvuka akaba atanditswe, yari afite impungenge cyane. Kutaboneka muri kiriya gitabo mu gihe cya Nehemiya byari ibintu bigoye, amateka yawe warayatakazaga. Mbere gato yuko Kristo agaruka nk'umutambyi mukuru wacu, umutambyi mukuru udafite amabuye abiri ku gatuza, ahubwo akaba afite amazina yacu ku mutima we. Mbere yuko agaruka, abantu banditswe, kuvuka kwabo kukaba kwanditswe, ndetse bakaba ari abatambyi, barahinduwe abami n'abatambyi n'amaraso ya Yesu. Abantu banditse kuvuka kwabo bakaba ari abami n'abatambyi, Imana yarabacunguriye kugira ngo bayihamye. Abo bantu bonyine nibo umutambyi mukuru azemeza kuvuka kwabo. Nshaka kubabwira ngo iki rero, umuntu utaravutse ubwa kabiri, izina rye rikaba ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uko yakwandika izina hano, umunsi ibitabo bizabumburwa akabura izina rye, n'amateka ye nayo azaba abuze. Muri uyu mugoroba iki cyigisho nta mizimizo irimo. Ni ukuvuga ngo uko abantu bandikwa mu bitabo by'isi bakamenyekana, bakibagirwa yuko ijuru rifite ibitabo bitatu, aba bantu baragwa mu kaga. Ese Mose byagenze gute? Nshuti zanjye, murabizi neza Imana yahagurukije Mose, imukura mu Egiputa, imujyana kuragira intama. Agiye kuragira intama, gahunda zo mu Egiputa n'ibitekerezo n'ubugome bwo mu Egiputa bimuhanagurikamo. Mose, Imana iramubwira ngo nasubireyo noneho ajye kuyicyurira ubwoko. Mu magambo make, intambara Mose yarwanaga, uko Mose yarwanaga intambara yo kugira ngo acyure ubwoko bw'Abisirayeli, yanarwanye n'indi ntambara yo kumenya neza niba izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi imyaka yamaze aragira intama, kwihana yagize, kubabarirwa yagize, byatumye ajya kuyobora ubwoko bw'Imana abizi neza ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki rero, kuva 32 umurongo wa 30, bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Mose asubiraho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye imana y'izahabu. Ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera, managura unkure mu gitabo cyawe wagize gute wanditse. Ni ikosa rikomeye gukora umurimo w'Imana udafitanye n'Imana isezerano ko wanditswe mu gitabo cyayo. Mose, Uwiteka arangije aramusubiza ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Muri uyu mugoroba mfite amatsiko akomeye yo kwibaza ngo ni gute umuntu yemerwa imbere y'Imana, ni gute umuntu izina rye ryandikwa ku Mana. Ese binyura mu zihe nzira kugira ngo umuntu akurwe mu gitabo cy'Imana ashyirwe mu gitabo cy'urupfu? Buri muntu wese, yaba nje yaba wowe, tuzahagarikwa imbere y'intebe y'imanza.
kandi inshuti zanjye icyo gihe ntabwo bazakurikira uko imihango y'idini wayigendagamo, ntabwo bazakurikiza imyaka wamaze ubatijwe uri mu idini, ntibazakurikiza kwibombarika n'amateka y'umuryango uvukamo. Amategeko y'Imana, ijambo ry'Imana n'icyo Kristo yakoreye inyokomuntu nibyo bizareberwaho. Witeguye guhagarara kuri uwo munsi? Ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye mu Byahishuwe 20:11. Bibiliya iravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Urubanza ruratoranya? Oya, abakomeye n'abagize gute? N'aboroheje. Hari ibyaha abantu bakomeye bajya bakora, aboroheje ntibabikore. Hari ibyaha aboroheje bajya bakora, abakomeye ntibabikore. Ariko inshuti zanjye, ibi bintu byose abantu bazabibazwa. Byari bimeze gute rero? Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ibi bitabo rero inshuti zanjye nagira mbabwire ngo ni ibitabo bitatu. Hari igitabo cy'ubugingo kiravuzwe hariya, hari igitabo cy'urupfu, hakaba n'igitabo cy'urwibutso. None se mu Byahishuwe 20:13 ho havuga ngo iki? Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yagize gute? Yakoze. Nimugoroba twaraye tubyiza, iyo Adamu wa mbere atariho ukugendamo ngo agukoreshe, Adamu wa kabiri akugendamo akaba ariho ugukoresha. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, nubwo inyigisho nyinshi zivuga yuko Imana yita ku kwizera itita ku mirimo, Imana yo yihaye gahunda yuko kwizera nyakuri kose kuzabyara iki? Imirimo. Kubw'ibyo rero Imana igomba kureba imirimo, kuko nicyo kimenyetso kizerekana ko kwizera kuzima kwageze mu muntu. Ibintu turimo gukora, guturuka mu gitondo kugeza dutashye ku kazi, ibintu dukorera mu nzira dutaha, ibintu dukora tugeze iwacu mu ngo, ndagira ngo mbabaze mwebwe, iyo mureba mubona byandikwa mu kihe gitabo? Bibiliya iyo igeze ku bitabo bitatu ijuru rikoresha, ntabwo izanamo ubuhanuzi. Ibi bitabo ntihagire umuntu utekereza ngo ni ibindi bintu bisemboriza ibindi bintu. Oya, imibereho yacu, ibyo dukora bifite uko byandikwa. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo, Bibiliya iravuga ngo ajugunywa muri ya nyanja yaka iki? Yaka umuriro. Hano batweretse yuko kurokoka urupfu rwa kabiri bisaba yuko ugomba kuba izina ryanditswe mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. None se nshuti zanjye, igitabo duheraho, reka duhere ku gitabo cy'urwibutso. Igitabo cy'urwibutso ko gihari Imana iribagirwa? Hoya, ntabwo Imana yibagirwa, ahubwo Imana ikurikirana ikintu cy'umuntu, kandi kubera ko Imana izi ko hazabaho urubanza, ibintu bya buri muntu bigomba kuba biri ku murongo. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo muri uyu mugoroba mbabajwe no kubabwira yuko amasaha menshi, amafaranga menshi muyo dutunze, umwanya munini, imbaraga zacu dushora, tubimara dushaka kwandikisha izina mu isi, ariko abibuka yuko mu ijuru bakeneye kwandikwayo ni bake. Hari abantu benshi bazabwira Yesu ibintu bakoze. Mwarabisomye neza muri Matayo igice cya 7. Abantu bazabwira Yesu bati twirukanaga abadayimoni mu izina ryande? Mu izina ryawe. Twakoraga ibitangaza. Yesu azababwira ngo singize gute? Sinigeze ngira gute? Sinzi naho muturutse. Aba bantu bazaba barabaye ibimenywa bose ku isi, bazaba barubatse izina mu madini atandukanye, ariko izina ryabo rizaba ritanditswe mu gitabo cy'iki?
cy'ubugingo. Kubw'ibyo rero wirangazwa nuko umuntu yubatse izina mu idini runaka, ahubwo igikwiye kukurangaza, ibaze niba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye cyane. Maraki igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akagira gute? Akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Iyo Imana ibonye abantu babiri bayo bayimenye bagiye guhura, ibwira abamarayika iti mutegura aho mwandika. Aba bantu ni intwari. Musoni na Kanaka barahuye. Ejo bundi Musoni yanesheje iki kigeragezo kubw'imbaraga zanjye, ahuye na Kanaka nawe wanesheje iki kigeragezo kubw'imbaraga zanjye. Ubwo bagiye kuganira rero, bagiye guhana ubuhamya bungikanye ku masomo abafasha guhangana n'ibihe by'iminsi y'imperuka. Kandi nibarangiza, abo bavuze b'abanyantege nkeya bari bubasabire umugisha ngo Imana ibakomeze. Abamarayika bakavuga bati twandike. Bajya kumva bakumva mpereye ku nkuru ya BBC. Bumvishe BBC mu gitondo. Abamarayika bakibaza iyo nkuru wiza kurangirira. BBC nayivamo nkavuga uko idolari ryaguye, tukaba twikubise muri Kongo, tukikubita muri Gaza. Twarangiza byarangiza ukabaza umuntu utari ko usigaye ukorera he? Wapi? Isi yaranze, ubu yaranyandagaje nirirwa nzenguruka nka roho mbi. Abamarayika barangiza bati aba bantu bahuye n'ikihe kibazo? Abamarayika bacu bajya bahura bakagira agahinda bakababara. Buriya inkuru iyo uhuye n'umuntu utemera Imana, abamarayika baba hafi bakavuga bati agiye gutanga ubuhamya. Iyo uhuye n'undi muntu uzi Imana, abamarayika baravuga bati bagiye guhana ubuhamya bw'iby'Imana yabakoresheje. Ariko ngo bacibwa intege no kumva ibintu twerekezaho ijuru ribuzemo. Iki gitabo niba buri munsi kibumburwa, wandikishije iki? Nshuti zanjye, nimureba neza mu gitabo cy'intambara ikomeye cyigisho cya 28 cyitwa isuzuma rubanza. Muri iki cyigisho bashyizemo igitabo cy'urwibutso, bagaragaje ibintu byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Icya mbere, amagambo agaragaza kwizera umwana w'Imana yavuze yandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Igihe abatasi, murabibuka abatasi igihe bajyaga gutata, abatasi 10 bazanye inkuru y'incamugongo, ariko abatasi 2 bazana inkuru nziza. Abatasi 10 baravuze bati icyo gihugu tujyamo n'icyumwiryane, nta kintu tuzapfa tugezeho, ibintu nta kigenda. Ngo Abisiraheli baritotomba bararira, bafata umwanzuro yuko icyo gihugu batazirirwa bagira gute? Bakivamo. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, Imana yita ku magambo mubwira abantu y'ubutwari mu gihe bari mu ntege nke. Ngo Yosuwa na Kalebu barahagurutse babwira Abisiraheli bati murimo muritotomba, ahubwo murimo murabyica. Aba bantu nubwo twahatase hari ikintu twabonye. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka niba twishimira aratujyana muri icyo gihugu, kandi tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima. Wari warya ubugari bukakugisha impaka? Yosuwa na Kalebu babaraga biriya bihugu nk'umutsima uri ku meza umuntu arya nta mpaka. Yosuwa arangije ati ahubwo mwirinde kwivumbura, tugire bwangu tugende, Imana iri kumwe natwe. Abisiraheli ngo barangije bagarura ubwenge. Bagaruye ubwenge rero, bahise bakora ikintu gikomeye. Baravuze bati aba bantu baduciye intege, bagatuma twigaragambya, nimubashyire hariya tubatera amabuye, ubundi urugendo rukomeze. Umunsi Imana izakacira abantu baza guca intege itorero, abantu baba bari mu nama y'itorero barazanywe n'amateka y'urucantege, abantu baba bari mu makorari barayashyigingije mu matiku, aba bantu bafite ibihano byabo. Nshuti zanjye, amagambo yo agaragaza kwizera, ibikorwa by'urukundo n'ubugiraneza. Nehemiya yigeze gukora ibintu, arangije abwira Imana ngo ibi nabyo uzagire gute? Uzabinyibukire. Nshuti zanjye, ni igiki wakoze hano mu nzu y'Imana ushobora kubwira Imana ngo iki nacyo uzakinyibukire? Bibiliya muri iki gitabo cy'intambara ikomeye hagaragaza neza ko imirimo myiza ikorewe inzu y'Imana nayo yandikwa mu gitabo cy'urwibutso.
kera twagiraga abantu bajya Dubai, akagenda akazana ventilateri, yabonye abakecuru barimo kubwirizwa icyuya cyabarenze, ubundi yakurikira undi akajyayo akazana uruhimbi, undi akagenda akazana y'ibyuma, undi akagenda akazana y'iki. None ubu ngubu musigaye muzana y'ibintu byo guha abagore banyu gusa, urusengero ntawe ukirwibuka. Ahubwo ubona umuntu ni cya 10 naheruka kugitanga n'amaturo yarangiza, ariko ahantu mwumva hadashyushyera, ubundi ubu abayobozi baha barahaba ntibahaba. Nje nakuze mbona abakecuru badoda udutambaro bakatwandikaho bagadufumaho amagambo avuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe tugize gute, turishimye. Abo bakecuru babaga bazi kudoda ibyo bitambaro bikazaza bihora bisimburana hano. Abo bantu yari yicaraga agatekereza urusengero yaba arwaye, mu minsi arwaye akaba arimo arafuma, yavaga mu buriri azanye ikindi gitambaro. Abiki gihe nugize gutya agashyiramo umuriro we, ahita ajya kwa kesiyeri ati yansubize ndabazi. Imirimo ikorewe mu nzu y'Imana idasabye amatangazo menshi, cya kintu uzumva Imana ikakwereka ko gikenewe, ukemera ukagikura mu mafaranga yawe ukakizana mu gitabo cy'urwibutso. Igishuko umuntu yatsinze, cya gishuko cyakugoye ariko bikarangira ugitsinze, Imana ibwira abamarayika kucyandika kugira ngo nuhura n'ikindi gishuko uzibuka imbaraga zakwambukije muri cya kindi. Kandi si ibyo gusa, icyaha umuntu yanesheje, ijambo rihumuriza abandi, rya jambo ujya gusura umuntu mukaganira. Nigeze kuganira n'umuntu, bwari ubwa mbere ibyo bintu mbyumvise, turaganira muganiriza ijambo ry'Imana, ntago nari nzi uburemere bw'ibyo ndimo kumubwira. Hashize ibyumweru 2 araza arambwira ngo wa munsi twaganiriye bwari buke njya kwiyahura. Iwabo bari baramubwiye ko atazashakana n'ubwoko bw'umuhungu yateretwaga nawe, barangije aho uko bategura ubukwe abandi babwica, aho bagiye hose ibintu bibinduru. Mukobwa aricara aravuga ati gupfa biruta kubaho. Ariko naganiriye nawe ku rusengero, ntazi imbaraga z'ibyo ndimo kuvuga, arangije arambwira ati ya magambo yambujije gupfa niyahuye. Nagira ngo mbabwire, jya witondera umuntu uri mu kigeragezo, kuko ntubuze amagambo umubwiye imbaraga aragira gute, arayafatana. Nshuti zanjye, ubu bishoboka ko hari abantu biyahuye twagombaga kugira icyo tubabwira, bishobora ko hari abantu bapfuye bagashyingurwa n'agahinda twagombaga kugira icyo tubabwira. Twaragiye tubagemurira ibiryo, umuntu akaba ari muri CHK, ukirukanga ngo ushaka abaganga ngo bamucishe mu cyuma, akeneye umuntu umubwira ijambo kugira ngo byibuze adapfana umushiha afite. Iki gitabo cy'urwibutso, umubabaro n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo. Bibiliya muri Zaburi 56:8, Bibiliya igaragaza ko Imana ifite icupa ryayo ishyiramo amarira y'abana bayo. Amarira y'abantu b'Imana mujye muyitondera. Mwabajene mwe muraha, nubona mama wawe arize, ukabona papa wawe ari umuntu w'umugabo wiyubashyura mwahagije, akuyemo amarinete acishijemo mushwari munsi y'ijisho, mujye mwitonda. Mwari muzi ko amarira menshi turimo kumenesha abantu, mwari muzi yuko azahanagurwa na Kristo? Kandi bivuze ngo amarira yose yamenetse, abantu bihanganira imibabaro batewe n'abandi, aya marira Kristo azayahanagura, ariko nta muntu wayateje uzaba uri mu bwami bw'Imana, nta n'umwe. Nimwitondere ikintu cyitwa amarira. Itondere kuba hari umuntu wababara umutima ukenda gushwanyuka, amarira akamanuka bitewe nawe. Imana ifite icupa ishyiramo amarira y'abana bayo. Si amarira yuko badafite inzu nziza muri Kigali, si amarira yuko abana babo batabonye ishuri bashakaga ry'ibikomerezwa, si amarira yuko abo mwazanye muri Kigali bagutanze gutera imbere. Oya, ni amarira yo gusaba Imana ngo igutabare kandi kwambutse.
ni amarira yo gusaba Imana imbabazi. Aya marira ntabwo ajya ameneka. Amarira y'akarengane Imana ifite icupa iyabikamo. Niyo mpamvu urenganyije umuntu nawe ntuzava mu isi utarenganyijwe. Igitabo cy'urwibutso nidushake tukirekera aho ngaho. Ngibi ibintu bishyirwamo. Bibiliya itugaragariza igitabo cy'ubugingo. Bibiliya ivuga igitabo cy'ubugingo mu masomo atatu akomeye nakunze. Icyambere nimureba neza muri Daniel 12 umurongo wa mbere, Bibiliya igaragaza yuko hazaba ari igihe gikomeye kibi. Abasomyi ba Bibiliya tujyane Daniel 12. Aya magambo ndayakunda cyane. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo. Bazagira gute? Bazagira gute bafite Bibiliya? Bazarokorwa. Uko imperuka igenda iba mbi, kurokoka hazarokoka abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo gusa. Ibi bintu turimo, umuntu akicara akavuga ngo azi amasomo menshi, ngo yize ubuhanuzi cyane, ngo ni umuhanga areba kure, ngo idini rimazemo imyaka, utanditswe mu gitabo cy'ubugingo nta kintu ntago bizakunda. Nshuti zanjye, Bibiliya yongera kugaragaza mu Byahishuriwe 13 umurongo wa 8 yuko abantu bafite izina ryabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abo bonyine nibo batazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. None abantu barimo barakurikirana, ese indangamuntu bigeze he? Ese ibi nibi bigeze he? Muri Amerika babyutse bavuga ibiki? Mu ndebere muri Isiraheli, i Roma, i Vatikani bari mu biki? Hari abantu barimo gushaka kumenya amakuru y'isi birengagije kumenya amakuru yaraye iwacu mu ijuru. Ese ijuru baraye bamfashe gute? Ndaye ndi ku ruhe ruhande? Ese izina ryanjye ryakomerejwe mu gitabo cy'urwibutso? Ese izina ryanjye riri mu gitabo cy'ubugingo? Ngibyo ibintu mu gitondo na nimugoroba tugomba kwibaza. Dufite indirimbo nziza y'Abadivantiste ivuga ngo mbese ngize gute? Nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'iki? Cy'ubwami. Hano igitabo cy'ubugingo Bibiliya igaragaza neza yuko gifitanye isano no kunesha no kwambikwa ikanzu yera. Ntabwo bishoboka ko umuntu utarihannye ibyaha bye ngo yakire gukiranuka kwa Kristo. Ntibishoboka ko izina rye rishyirwa mu gitabo. Agomba kunesha. Ugomba kwinesha, warangiza ukanesha umubiri, ukanesha isi, ukanesha na Satani. Kandi imbaraga igutera kunesha iri kumwe nawe, ni Kristo Yesu. Ariko ikintu cyantangaje, Abafilipi 4 umurongo wa 3, Paulo yagaragaje yuko iki gitabo nanone hari abandi bantu bacyanditswemo. Abafilipi igice cya 3 igice cya 4 umurongo wa 3 haranditswe ngo, kandi tujyane abahageze 4 umurongo wa 3, kandi nawe uwo dufatanyije uwo murimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo na Kirimeni n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Kurwanira ukuri no kutabona ibintu by'Imana bipfa ngo wiyicarire. Abantu bafite uwo mutima nabo bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko dufite abantu ibintu bizamba, abantu bakambara ubusa mu rusengero, ntago bindeba. Icy'ingenzi nuko Yesu ari muri jye. Ibintu bikazamba, mu itorero hakabura ikintu, mu itorero hagakenera ubwitange budasanzwe. Wakwireba ukabona umutima namura akubwira ko ubwo bwitange ari wowe ukenewe, ariko warangiza ukavuga uti aha hari abagabo benshi ntihabura abandi batabara.
Pawulo yaravuze aravuga ngo aba badamu ntubabone ngo ubone ngo ni abagore, aba badamu barwananye nanjye intambara yo gushyigikira ukuri, kandi mbizi neza ko banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo ntabwo kigomba kujyamo abantu b'abanebwe, babandi bajya kuryama ku buriri agasinzira agashiduka isengesho atarisoje, mu gitondo akabyuka akibaza atari ko harya naraye nsenze cyangwa ntago nasenze. Igitabo cy'ubugingo ntago gishobora kwandikwamo abantu bicara akavuga ati rero nta kundi Imana irabibona, ntako nabaho nakora icyaha, iki cyaha nicyo kintunze, niba Imana izampa ijuru nirime n'ibitazarimira ireke. Oya, igitabo cy'ubugingo kirasaba ubutwari bungana n'ubwo Kristo yagaragaje i Getsemani n'i Karuvari. Ariko ibyiza birimo rero ni ibihe? Nuko ibyo Kristo yakoze i Getsemani n'i Karuvari ntabwo ari we wabyikoreraga, yabikoreraga nje nande, nje nawe. Nshuti zanjye, igitabo cy'ubugingo, amazina y'aba bantu, amazina y'abantu bavutse ubwa kabiri, abantu babyawe ubwa kabiri bakabyarwa n'amazi muri Yorodani, bakaza mu itorero batazanywe no kumenyekana, batazanywe no kugira ngo bibonere abagabo, bakaza kubatizwa atari ukugira ngo bubake sisiteme y'amaboko n'akazi, bakavuga ngo ubwo ijambo ry'Imana ribisaba kugira ngo ijuru rinkingukire, umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma njyeho, ijwi rivugire mu ijuru ko ndi umwana w'Imana, niyemeje kubyarwa ubwa kabiri. Umuntu wese uje kubyarwa ubwa kabiri akabyarwa n'amazi n'umwuka, nta yindi mibare yindi afite, ijuru rimwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ndacyakomeza kwibaza nawe nkubaza ngo mbese twanditswemo mu mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami, turimo turaririmba ubwami bw'Imana, turabwiriza ubwami bw'Imana, harimo n'abantu biteguye gupfira ubwami bw'Imana ariko batanditse mu gitabo cy'ubwami. Reka twigire imbere gatoya, nshuti zanjye, reka turebe n'igitabo cy'urupfu. Ibi bitabo ugomba kuzaza wicara ugasoma ubuzima bwawe, imibereho yawe ukayifata ukayitereka kuri Bibiliya, Bibiliya ikakubwira igitabo ubuzima bwawe burimo kwandikwamo. Kumenyekana ni byiza, kuba umuntu w'umusitari ni byiza, ariko byamara iki? Dufite indirimbo nziza ivuga ngo aho kuba umwami w'iki, umwami w'isi, aho kuba igikomerezwa ku isi, nahitamo kuba umukene ariko uzi Imana. Nshuti zanjye, igitabo cy'urupfu cyo cyanditswemo ibyaha by'abantu, ibyaha byose wakoze byandikwamo. Imana ntabwo ireba impamvu zagusunitse gukora icyaha, icyaha cyose kirandikwa. Ariko usanga umuntu arimo kuvuga ati ntago wandenganya, ubu se muri ino Kigali ninde muntu wagura imodoka atibye? Ukumva umuntu niko arimo kukubwira, ukamaza se kuki byagusabye kwiba, hagata kubwira ati musoni ntibakagushuke, muri ino Kigali ntago wagura imodoka utaragize gute, utaribye. Ariko reka mbabaze, aba bantu bafite izi modoka bose buriya baribye? Oya, Satani abagushuka. Umuntu akakubwira ati hari umukobwa utambutse ufite amafaranga menshi kuri konti, umuntu agahita akubwira ati musoni ntibakagushuke. Nta mukobwa wagira amafaranga kuri konti menshi atarasambanye. Ariko se mbabazi, abakobwa bose ubu bafite amafaranga kuri konti ni indaya? Uko ni ugushyigikira umubiri. Imana rero ntigireba impamvu zasunitse icyaha, kuko izi ko abana arizo bishingikiriza. Icyaha cyandika uko kiri, ntabwo niwiba ijuru rizandika ko wabyeze. Icyaha cyandika uko kiri. Iyo wanga umuvandimwe wawe mu mutima ndetse ukicara ukamutekerezaho kumugirira nabi, nubwo utamubona ngo umwice, mu ijuru bandika ko uraye uri umwicanyi. Kuba wifuje gusambana n'umugore wundi, warangiza ukabipanga ariko ukibuka yuko nta mafaranga ufite utapfa kubigeraho, ijuru ryandika ko uraye usambanye. Ijuru rikurikirana ibyacu kandi byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Ibi bigambirirwa mu rwihisho,
byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Kubera iki? Imana irabizi yuko abantu bashobora kudakora icyaha bitewe no gutinya amaso y'abantu, atari uko batinya umwuka wera. Hari abantu benshi yicara akaba yarashakaga gukora ikintu, ariko kubera ko polisi ikanuye, kubera ko abasirikare barara ku muhanda, agashaka uko yaniga umuntu akavuga ati nanjye munize bakambona bandasa, akabireka atari uko ari umuntu mwiza. Kubw'ibyo rero ubu abantu benshi ntabwo twaretse ibyaha, twarabisubitse. Ntabwo abantu baretse inzoga, barazihagaritse. Natewe ubwoba n'uburyo umuntu ava mu bintu by'ubupagani akagenda akamara imyaka 20 mu gakiza, warangiza ukavuga uturiya muntu yageze ahantu kure, ni umuntu w'Imana. Umunsi umwe iyo asubiye mu bupagani, ndagira ngo mbabaze, ajya mu mahugurwa yo kunywa inzoga? Kunywa inzoga bisaba amahugurwa. None se ndajya mbabaze, umuntu aramutse aguye aka kanya kugira ngo ajye gushaka indaya byamutwara amasaha menshi n'amahugurwa? Oya. Kubera iki? Satani iyo tugiye aricara akavuga ati nta kibazo, nimugende, ariko mfite icyo nzakora. Murebe muri Bibiliya zanyu, kuva igice cya 8. Iyi ni tekinike ya Satani y'ibihe byinshi. Igice cya 8, nimureba neza, kuva igice cya 8, amagambo akomeye cyane. Ndashaka gusoma guturuka ku murongo wa 20. Uwiteka bigenza atyo, amarumbo y'ibigugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibigugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, ko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uwiteka Imana yacu ko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora nimuzajye. Muri Bibiliya yawe surinya kuri uwo murongo. Farawo arababwira ati, rero kubarekura ndabyemeye, ariko hari serivisi mbasaba, ntimuzajye kure cyane, kugira ngo nashaka kubagarura bitazamusaba urugendo runini. Ubu Kristo dufite uyu munsi, Satani arakureka akakubwira ati, genda ujye muri korari, ariko ntuzajye mu bintu by'ubudive ngo ugere kure cyane. Genda ube umubwiriza, ntuzajye kure cyane. Dufite ubu Kristo rero bwegereye ubupagani twahoranye kera. Nashakaga kubabwira yuko umuntu iyo aguye uhita usanga iminzani Satani yapimiragaho ibyaha ukora ntago ajya yijugunya, agira icyizere ko umuntu umucitse azagira gute, azagaruka. Mukeneye kugira ubukristo buri kure cyane. Ukeneye kugira kwizera kuri kure cyane y'uburyo wari uteye ukiri umupagani. Ariko nimurebe imibereho yacu iri hafi y'abapagani, ku buryo n'umupagani mukorana arakubwira ati, ariko ko mba mbona turya kimwe, mba mbona tunywa kimwe, ko mba mbona iyo nahatwitse nambaye ubusa nawe uba wambaye ubusa, ubundi uretse wenda nk'izina ry'idini tudahurizaho, ubundi ubona utari kimwe nanjye. Satani azafata abantu abashuke yuko bahagurutse bagiye i Siyoni, ariko ababwira ati, mube muri hafi, ku buryo ninshaka kukugarura bizanyorohera. Iki gitabo cy'urupfu, ibibi bigambirirwa mu rwihisho, ijambo ryose ry'ikinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, umurimo wose wakozwe ugashyiramo kwigaragaza n'ubwiyemezi, uyu nguyu wandikwa mu gitabo cy'urupfu. Nubwo waba ari umurimo mwiza, umuntu akaza, amena,
ndabona mufite inyubako kandi murimo muragerageza, ariko hano hantu nta bantu b'abakire bahabara, babagabo bajya baparika amamodoka meza ko ntababonye, muze mutange amafaranga. Agakora mu mufuko yarangiza. None se murabona nabaha iki? Abakuru b'itorero bati urabona inyubako dukeneye miliyoni 10, uramutse uziduhaye zose rwose byaba ari mahwi, imvura ntitunyagire. Yarangiza reka mpamagara umwana numve ko ayabaha. Agahamagara umwana w'uruhinja, umwana w'uruhinja akamuzana kuri mikrofone. Dutanga ngahe? 5. Abantu bagakoma amashyi. Oya, umwana ndumva atabivuze neza. Madamu wanjye nahoze mureba ari hehe? Gahunda zagize gute? Zahagaze. None se hano haba abandi bakira, ariko Kigali yarabakanze nawe utanga amafaranga. Erega amafaranga hararavuga kandi agakora. Muze dutanga amafaranga, murabuze nimubura ndayitwarira, imigisha yose ndayitwarira. Madamu nta wamubonye bakamuhamagara iyo yagiye, bakamuzana mudamu nawe akaza agafunga igitenge. Aba bantu kubona bababaye, umurimo n'uw'Imana n'uw'abantu, kubona bababaye tubaha iki? Rwose bakeneye inyubako n'iki. Umudamu yarangiza ati natwe dufite inyubako mu rugo, turimo turubaka etaje, n'agahanda ariho tugituye. Rero hari umuyobozi waje kutureba mu rugo, tumubwira ko tuzaza, rero twaje. Abantu bose bagatuza mu mutima, abandi b'ibisambo bagatangira bati uriya agiye kuyatanga wenyine. Yarangiza agahita avuga ati rero amafaranga mbahaye ntago mbabwiye izina, mubanze mubwire abantu babahe, aburaho niyo nzatanga. Ukibaza icyambere, aremye urujijo mu bantu, yiyemeye. Noneho abantu bakazatangira bati kanaka yarakoze, yarwara abakuru b'itorero bakajya kumusura bati Imana ukore muri farumasi ya hehe. Ariko muvuga ibintu uko mujya mubivuga. Ukore muri farumasi ya hehe yo mu ijuru, umutera urushinge ruryana rutaryana. Nitwongera kumubona nibwo tuzabasha kugira gute? Gushima izina ryawe. Siko tujya tuvuga se? Ako abakire babaho neza. Uziko no tubakira n'inshinge zitaryana zo mu ijuru. Ariko muri uyu mugoroba nagira ngo mumenye iki ngiki. Twabonye ko imirimo myiza ikorewe umurimo w'Imana yandikwa mu gitabo cy'iki cy'urwibutso. None uyu muntu aratanze, atanze n'ibintu biruta iby'abandi batanze. Ni ukubera iki? Raporo ye yanditswe mu gitabo cy'urupfu. Yabikoranye kwiyemera, yabikoranye kwigaragaza. Musabe Imana ihindura impamvu zidutera gutanga. Umuntu arimo araza gusura umuntu, yarangiza amuzaniye utuntu two kurya, yarangiza mu gihe arimo kurya akamwegera ku gatanda, agahita afata agatelefone, agahita yifata agaselfie, fata neza ikanya. Yarangiza akifotora, agahita ashyira kuri WhatsApp ati abari bambuze. Uziko kanaka ku rusengero rwose habuze umuntu umugeraho, ndahageze nsanga inzara yaramwishe. Murabona ko Imana nyine ntabwo ijya ibura umuntu wayo, irankoresheje namwe ejo izabakoreshe. Ariko ubundi byari ngombwa kwifotozanya n'umuntu ushonje, ugakuburira umuntu ikoti w'umukene ku rusengero, yamanuka aje ku rusengero yambaye agakoti umuyobozi w'ubutabazi yamuhaye mu mibyizi, yikubitiyeho Bibiliya avuga ati uyu munsi ndakeye. Ugakubitana n'uwayiguhaye ari ku muryango w'urusengero, akamanuka agahita avuga ati si ukwiyemera Imana imbabarira, ariko urabona ko aberewe. Nsubiramo iki cyigisho nababaye. Dufite ibintu byinshi twibwira ko byanditswe mu ijuru mu gitabo cy'urwibutso atariho byanditse, bitewe n'umutima waduteye kubikora. Igitabo cy'urupfu, inshingano yose itujujwe yandikwamo. Imana ihaye umuntu inshingano, misiyo y'icyo agomba gukora, icyo kintu ntacyuzuze. Ubundi mu gisirikare baguhaye misiyo ntuyuzuze, ibintu ni bibiri: hari ugufungwa uba uri umunyamugisha, hari ukwirukanwa ukaba umusivili uba uri umunyamugisha. Ubundi ubwa gatatu iyo ari mu bihe by'intambara baraguturitsa bakakwica. Imana iyo ikugiriye icyizere
ikaguha inshingano. Nimurebe inshingano twamanikiye amaboko. Abenshi turi abadiyakoni, ariko hari abantu bahinguka hano gusa ku ifunguro ryera. Abandi turi abakuru b'amatorero, tudashobora kumenya umuntu warwaye, tudashobora kumenya umuntu wahuye n'ikibazo, cyokoze tukamenya ubukwe bwenda kwandikwa, kandi ubwo bukwe nabwo bukaba ari ubw'umuntu w'umukire cyangwa uwo duteganya uzakira. Turajya he? Kangira ikintu mbabwira, uretse Imana yonyine yatubabarira uyu munsi, ikaduhindurira amateka n'amazina yacu ikayahindura, ikayahindurira aho yanditse. Dufite ikibazo, uzi gukora neza ntabikore. Bibiliya iravuga ngo bimubereye iki? Icyaha. Igitabo cy'urupfu, icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho, imiburo no gucyahwa byirengagijwe. Uko umuntu abwirwa ijambo ry'Imana, uko umuntu asoma ijambo ry'Imana, uko umutimanama we umwemeza ijambo ry'Imana, iyo utabihaye agaciro, ijuru ryandika izina ryawe mu gitabo cy'urupfu. Imiburo yose wakiriye ntibyara umusaruro muri wowe, yandikwa mu izina ryawe nk'igishinja. Bantu b'Imana, igihe cyapfushijwe ubusa. Abantu tureba imipira, abantu tugenda tukajya muri salon de coiffure ukamaramo amasaha ane. Abagabo bajya ku muhanda kubara amamodoka ngo bube bwira. Abantu bavuga bati reka njye kureba kanaka tube ducumaho habiri ndebe ko amasaha y'uyu munsi yagenda. Mufite ibitabo, mufite abantu musengana bari kwa muganga, mufite ibibazo mu rugo, mukeneye no gutaha mukaganira n'abagore banyu cyangwa abagabo banyu kugira ngo mwige uburyo mwatekereza mwasengera n'abana mwabyaye. Amasaha turimo gupfusha ubusa tuzayabazwa. Ubu Satani arimo aratwereka ko nta gihe dufite. Imbabazi nizirangira azatangira kutwereka ko igihe twari tugifite ahubwo tutagikoresheje neza. Imbaraga zashowe mu kwimakaza ikibi nazo abantu bazazibazwa, kandi iyo ibintu bikwanditseho mu gitabo cy'urupfu biravuze ngo nawe niho uba wanditse. Nihuta nshuti z'Imana, nagira mbabwire ngo urugendo rw'umukristo ni urugendo rukomeye cyane. Mukristo yagiye abona umuntu umwe, dukomeze. Mukristo yagiye abona umuntu wari ugiye kwiyandikisha. Ubwami bw'Imana ntabwo ari umunyenga, oya, ni ugufata ibyemezo. Mu gitabo cy'Umugenzi volume ya mbere page 33, musobanuzi amujyana bugufi bw'urugi, asanga abantu benshi bari bahagaze iruhande rwa rugi bameze nk'abashaka kwinjira ariko ntibabihangare. Kandi bugufi bw'urwo rugi hari hicaye umuntu wari ufite ameza yari ari imbere ye. Ayo meza yari ariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'umuntu ugiye kwinjira aha hantu. Imana yandika mbere y'uko umuntu yinjira. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma, bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Bivuze ngo kwinjira mu bintu by'Imana bisaba kwiyemeza, kandi uzahangana n'imbaraga z'abadayimoni ndetse n'abantu basanzwe bazashaka yuko utinjira mu bintu by'Imana. Kubw'ibyo rero bisaba kwiyemeza. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya bafite intwaro. Umuntu wese ufite ubwoba bw'ubuzima kwinjira mu bintu by'Imana no kwiyegurira Imana amaramaje ntago bizakunda. Ariko Mukristo abona umuntu w'intwari. Uwo muntu araza yegera uwo mwanditsi, aramubwira ati mutware, andika izina ryanjye. Arangije araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane, ntiyakuka umutima na hato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashakaga kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi, nabo abacamo bose. Muvuga amena. Yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu bati, injira, injira mugenzi, ugororerwa ubugingo budashira wabikiwe. Nta muntu n'umwe uzinjira mu by'agakiza
ngo abone ubugingo buhoraho atavuye mu bwoba, ngo yandikishe izina rye, narangiza kuri inkota ahangane n'ibimurwanya. Ubwami bw'Imana si umunyenga. Nshuti zanjye, biratumarira iki kuba tuzwi mu rusengero, kuba tuzwi mu makaritsiye, kuba tuzwi aho dukorera, kuba tuzwi mu banyamafaranga, kuba tuzwi mu bantu b'ibikomerezwa babayeho cyangwa bateganya kuzabaho, ariko ijuru rikaba ritatuzi? Twihuta amagambo yacu asoza, nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:28, Yohana yaravuze ngo nanone bana bato mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Amen. Igihe Yesu azaza, abantu bazaba barimo amatsinda abiri. Hari abantu bazaba babebera bavuga ngo nimuduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe, ariko hari n'abandi bazaba bavuga ngo ngiyi Imana yacu twategereje ituzaniye iki? Agakiza. Ntabwo amateka yawe azihindura otomatike, oya. Hari icyo usabwa gukora uyu munsi, hari icyo nsabwa gukora muri uyu mugoroba. Nsoza icyigisho, nagira ngo ngusabe ubone yuko ufite urugendo rukomeye. Ukeneye gusubira ku cy'Imana iguhamagarira gukora. Ukeneye kubyarwa ubwa kabiri, ukabyarwa n'amazi n'umwuka. Ukeneye kwihana, kandi Imana ukayisaba igacana umuriro wo kwitanga mu mutima wawe, ukitangira abababaye, ukitangira inzu y'Imana, kugeza igihe uzitangira n'umwami Yesu mu gihe cy'akarengane kari imbere. Biragusaba kuba umusirikare, biragusaba ku isi itakubikamo ubwoba. Ubu nonaha jya mu ruhande rw'Imana. Ntawe wakiranukiye Imana uzigera buri cyarya, oya. Saba Imana iguha amarira ava ku mbaraga zo kwihana. Muri uyu mugoroba, uretse ko tugiye kuririmba indirimbo twaririmbye tutangira, ndagira ngo ndebe umuntu wifuza guhindurirwa amateka, umuntu ubwira Imana ati Imana, umunzani w'amateka y'ubuzima bwanjye nsanze izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'urupfu, ariko ufite ubushobozi bwo guhindurira imitima abana bawe, ugahindura n'izina, ugahindura n'igitabo izina ryanditswemo. Mpindurira amateka ndakwinginze. Niba ufite icyo cyifuzo, ngwino dusenge. Tera intambwe wowe wifuza ko Imana igira ikihindura mu buzima bwawe, aho kugira ngo uzabebere ubwo Kristo azaba agarutse. Mwegurire dosiye z'ubuzima bwawe, mwegurire amateka yawe, ubuzima bwawe bumushinganishe, kandi azaburinda uba amahoro masa. Niba hari umuntu uhari nashaka bumwe, atera intambwe aze dusenge. Imana iguhe umugisha. Uyu ni umugoroba wo guhindurirwa amateka, ni umugoroba wo guhindurirwa izina, ni umugoroba wo guhindurirwa amateka agendanye n'igitabo izina ryawe ryanditsemo. Ndabatuwe sinkibabaye gusanga Yesu aguruka yiruka nk'inuma muri uyu mugoroba, abwira Yesu ngo ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Ntago nzi iminsi nsigaje, ariko kuko uriho mfite icyizere ko ninkwiyegurira nanjye nzabaho iteka. Hari umuntu usigaye wumva afite intambara n'umuriro Imana yacanye mu mutima, imusaba kuyegurira ngo atere intambwe ze dusenge? Niba uhari, tera intambwe ze, tera intambwe uze. Nsabe pasiteri yegere hino adusabira umugisha udasanzwe muri uyu mugoroba. Amen. Musore, Imana iguhe umugisha, nawe Imana iguhe umugisha. Niba hari umuriro Imana yacanye mu mutima wawe, ni ikimenyetso cy'uko kuvuka kwawe uyu munsi gukenewe. Ntiwemerere ijwi rya Satani kuguca intege. Reka twe turi imbere tujye gupfukama, namwe muhira Imana cyubahiro muri dusenge. Nyagasani Imana, turagushimiye cyane, tugushimiye ko rwose mu gihe gikwiriye wohereza ijambo ryawe, kandi ikigamijwe no kugira ngo ridukomeretse, nirirangiza rinatwomore,
tuzabona ubugingo buhoraho. Izina rye rihimbazwe. Tugushimiye amagambo y'ubugingo uciye mu mugaragu wa Flavier. Tubonye ibitabo 3. Mwami Imana, turagusabye cyane ngo turinde igitabo cy'urupfu. Ni kenshi twagiye twandikishamo amazina yacu, ariko dufashe amazina yacu akomerezwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi imirimo myiza abana bawe dukora turinde kuyirata kugira ngo nayandikwe mu gitabo cy'urwibutso. Reka rero tugusabe ngo abana bawe bakwiyeguriye, Mwami Imana, wakira imitima yabo. Kandi twese dutsinzwe n'ijambo ryawe, turagusabye ngo Umwuka Wera akomeze kubana natwe, adutotere kwihana kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ubafashe, dore hari ukwitanga, hari no gukomeza gutekereza igituma n'impamvu umuntu yitanze. Ibyo byombi ubitere mu mitima y'abana bawe, kugira ngo kwitanga kwabo kwemerwe n'ijuru. Ndetse ubwo dutegura, Mwami Imana, umubatizo uzaba ku itariki ya 18, abana bawe bazaba bakwiyeguriye by'ukuri, bazinjire mu mazi nk'uko twamaze kubibona, babatizwe n'Umwuka, bavemo bandikiye ubugingo buhoraho. Mahoro yawe utanga akomeze kubana n'itorero ryawe, kandi urinde umugaragu wawe mu nzira agiye kujyamo, Mwami Imana, agiye kunyuramo kugeza ku icumbi, umugeze ku icumbi amahoro. Ejo twese hamwe uzongere kutubumbira hamwe, uduhuriza muri urusengero, tuza gushima izina ryawe. Tubikwambaje kandi tubishimira kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.